nikomezaho nta wundi ni Kristo. Reka mubashimire nti Yesu ni umpagije, yanyitangiyeho ikiru angura amaraso ye, nuko anyuzuza n'Imana. Yesu ni umpagije, nugabisara abatunzi. Yesu ni umpagije, bafite iby'igihe gito arampaza wenyine. Nta mugisha uri mu by'isi n'umuramo utumuka, ibya Yesu ntibishira arampaza wenyine. Naho naba mukene Yesu ni umpagije, naho napfusha ibyo nkunda arampaza wenyine. Naho imirima yarumba bingira icyo nsoroma, naho napfusha amatungo arampaza wenyine. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Turashimira Imana kuri uyu munsi yatugiye neza, ikaba yaraturinze iminsi itambutse. Turashimira Imana iturindira mu bigaragara no mu bitagaragara. Turashimira Imana yaturinze ikarinda imibiri, ikarinda n'ubugingo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana uyu munsi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya 6 ku murongo wa 10 kugeza kuri 14. Aravuga ngo titre uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka b'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Umurongo wa 14, muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Imana ishimwe cyane. Dusomye ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo nahaye umutwe cyangwa se titre ivuga ngo uko umukristo akwiriye kumera cyangwa se kwifata ku rugamba arwana na Satani. Imana itugire neza cyane. Haleluya. Imana itugire neza kuri uyu mwanya, dufashe kuganira ku ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana riri hano mu rwandiko Pawulo yandikira Abefeso. Biragaragara ko Pawulo yandikiye abantu bafite icyo bazi mu ijambo ry'Imana, kuko abandikira nk'abantu basomye ijambo ry'Imana. Hari ibyo bari basanzwe bakora, hari imirimo bari basanzwe bafite mu nzu y'Imana, ariko Pawulo yitegereje neza asanga hari icyo babura, asanga hari icyo bakwiriye kugira mu buzima bwabo bwa buri munsi, asanga hari icyo bakwiriye gusaba Imana. Imana idufashe cyane. Arabandikira amagambo ateye atya. Aravuga ati, bene data, ndagira ngo mbabwire, hari ibyo mwamaze kumenya, hari ibyo mwakiriye, ariko hari ibisigaye. Haleluya. Ibisigaye nimukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Bibiliya iravuga ngo mutware intwaro zose z'Imana. Nkuko twatangiye tuvuga umutwe w'ijambo uvuga ngo uko umukristo akwiriye kumera cyangwa se kwifata ku rugamba turwana na Satani. Turimo kurwana n'umwanzi Satani, turimo kurwana n'isi n'umubiri ndetse n'umwijima. Ariko Bibiliya tuvuga ngo ibisigaye rero bene data nimukomerere mu mwami, ndetse mukomerere mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi.
biratubwiye ngo dutware intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Iyo uri ku rugamba, iyo urimo kurwana, biragusaba kuba ufite intwaro, biragusaba kuba ufite ibirwanisho. Haleluya! Mu buryo bw'umwuka, iyo turwana na Satani, ibirwanisho dukoresha ni ijambo ry'Imana. Imana itugire neza cyane kandi Imana idufashe cyane, kuko biravuga ntidukirane n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo turarwana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, ndetse n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Imana yacu nidufashe cyane. Bibiliya ikatubwira nuko rero nimutware intwaro zose z'Imana. Iyo umusirikare ahagurutse agiye ku rugamba, iyo umusirikare ahamagaye ku rugamba, ajyana intwaro, kandi intwaro irimo amasasu, ntabwo apfa kugenda gusa. Niyo mpamvu Bibiliya itubwiye ngo ntabwo dukirana n'abafite umwuka n'abafite umubiri, turarwana n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima. Turimo kurwana n'ibibazo, turimo kurwana n'intambara, indwara z'ibyorezo, ndetse n'ibindi birimo kubangamira ubuzima bw'abantu muri iyi minsi. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo uko byasa kose, uko byagenda kose, ku murongo wa 14 twasomye ngo muhagarare mushikamye, haleluya, mukenyeye ukuri, kandi mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Imana tugire neza cyane. Iyo tugeze mu gihe cy'ibibazo, si igihe cyo kurekura agakiza, si igihe cyo kurekura ubuntu bw'Imana, ahubwo ni igihe cyo gukomera, tugakomeza agakiza no gukiranuka. Umuririmbyi w'108 yaririmba indirimbo nziza cyane ivuga ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose, ndetse ngeze ku gupfa. Imana nitugire neza cyane, kandi avuga ngo ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Haleluya! Aravuga ngo rero ku gitero cya kabiri ngo ndi umukristo kandi ndi umutabazi, mu ntambara ndarasana n'ibyaha, ariko aririmba neza cyane avuga ngo mfite umugaba, ni umwami Yesu, kandi nituba hamwe nzahora nesha. Imana ishimwe cyane. Iyo urimo kurwana, irimo kurasa umwanzi, urarasa kandi nawe akakurasa. Bivuze ngo biragusaba kuba ufite intwaro kandi ufite ibirwanisho bihagije mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye, Pawulo yandikiye Abefeso, arababwira ngo rero nubwo mwamaze kugira icyo mumenya, ariko hari igisigaye, nimukomerere mu mwami. Haleluya! Mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kandi mutware intwaro zose z'Imana. Imana tugire neza cyane kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Tugeze mu minsi igaragara nk'aho ari umunsi mubi, aho twugarijwe n'ibyorezo bitandukanye, aho twugarije n'iki cyorezo cya coronavirus, ariko cyagombye gutera umukristo gusenga, tukamenya ko isi ifite iherezo, tukamenya ko Imana ifite iherezo ry'isi, kandi nta wundi muntu ufite ububasha hejuru y'ibiri ku isi ndetse no mu ijuru, kereka Imana yonyine nyiri icyubahiro. Imana tugire neza cyane. Ndagira ngo twihuse, turi kugana ku musozo, dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 112, Zaburi 112 umurongo wa 6 n'uwa 7. Zaburi 112 umurongo wa 6 n'uwa 7. Imana tugire neza cyane. 112 umurongo wa 6 n'uwa 7 aravuga ngo kuko atazanyeganyezwa iteka, umukiranutsi azibukwa iteka ryose. Umurongo wa 7, ntazatinya inkuru mbi, umutima we urakomeye, wiringiye Uwiteka. Imana idufashe cyane. Amen. Bibiliya iratubwiye ngo kuko umukiranutsi atazanyeganyezwa iteka, ahubwo azibukwa iteka ryose, naho yahura n'ibibazo, naho yahura n'intambara. Bibiliya iratubwira ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Hano rero biratubwiye ngo ntazatinya inkuru mbi, kuko umutima we urakomeye, uhora wiringiye Uwiteka. Umutima wacu ntukwiriye kwiringira abana b'abantu, ntukwiriye kwiringira ikindi kintu keretse Uwiteka wenyine, kuko Imana niyo ifite ubushobozi n'ububasha. Imana niyo iri hejuru y'ibintu byose. Ngira ngo murabibona aho tugeze muri iyi minsi, nta muntu wese uriho ku isi ukomeye kereka Imana nyir'ijuru, kuko umuntu wese aravuga ati Imana udutabare, udutabarire isi, udutabarire igihugu. Imana idufashe cyane. Ariko ibi ni ibisohozi byahanuwe. Umwanditsi umuhanuzi Mose mu gice cya 8 ku murongo wa 11 aratubwira ngo kuko hazatera inzara mu gihugu,
azaba atari inzara yo gushaka ibyo kurya n'amazi, ahubwo azaba ari inzara yo gushaka ijambo ry'Imana. Iki gihe tugezemo ni igihe cy'inzara yo gushaka ijambo ry'Imana, aho nta biterane bigihari bivuga ijambo ry'Imana, aho nta materaniro akiboneka avuga ijambo ry'Imana. Ubu ni umuntu ku giti cye no gusoma akumva ijambo ry'Imana, akumva ibiri mu mutima we, agatekereza ku Mana nyir'ijuru n'isi, ariko hari inzara n'ubukene byo gushaka ijambo ry'Imana. Imana itugire neza cyane. Ariko Bibiliya iraduhumuriza cyane. Bibiliya iratubwira ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo mu gice cya 10 ku murongo waho 36 haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda. Imana idufashe cyane. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Imana itugire neza cyane. Haleluya. Ndagira ngo nsozereza ku ndirimbo imwe 125. Umuririmbyi aririmba neza avuga ngo cyane ubwo Umwami Yesu ankunda nda mahoro, kubwo imbabazi ze nyinshi nda mahoro. Imana idufashe cyane kandi Imana itugire neza cyane. Ndagira ngo ndirimbe igitero kimwe 125, hanyuma nsoza icyigisho cyacu. Imana ikomeze kutugirira neza cyane. 125 turirimbe igitero cya mbere. Ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, nuhagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Icya kabiri, naho hazi ibyago byinshi ndamahoro, Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro, niragije Imana Data nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera ndamahoro. Icya gatatu, byose bizambera byiza ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Amen. Reka dusoze dusenga Imana nyir'ijuru n'isi, Imana irebera hose icyarimwe, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ariko dusaba umuntu wese ahari mu rugo rwe kugira umwanya wo kwiherera n'Imana, agasoma ijambo ry'Imana, agahimbaza Imana n'abo mu rugo rwe. Kandi iki ni igihe cyo gukorera Imana, tugatanga amashimwe. Imana itugire neza cyane kuko hari ibitangaza Imana iri kugenda ikora, Imana iri kugenda iturinda. Ntabwo ari igihe cyo kuva mu masezerano. Bibiliya tubwira nta n'umwe uzakorwa n'isoni keretse abavuye mu masezerano ari nta mpamvu. Turatanga amashimwe imbere y'Imana, turatambutsa iby'Imana yadukoreye, turahimbaza Imana, imirimo Imana irimo kugenda ikora. Reka dukore imirimo nk'uko twayikoraga na mbere. Si igihe cyo kwicara, ahubwo ni igihe cyo kuyikorera. Imana itugire neza. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Tugushimiye ijambo ryawe ritambutse Mana, turarisengeye kugira ngo urihe imbaraga, kandi abazaryumva bose bazaritegera amatwi, rizahindura imitima ya benshi. Rihe kwereka abari mu isi bose ko nta n'umwe uriho ukomeye, nta n'uzabaho kereka wowe Uwiteka Nyiringabo, Imana ishobora byose. Isi yose igupfukamire, amahanga yose akubararire, kuko ari wowe nyir'ubutungane mu isi no mu ijuru, kandi uzakomeza gushyirwa hejuru no guhabwa icyubahiro. Tugire neza, ugire neza u Rwanda rwacu, urutabaro rukiza ibyago n'amakuba. Ugire neza isi muri rusange, ukomeze kudufashiriza ubugingo n'umwuka n'imibiri binyuze mu kuboko kwawe kuko uri Imana. Ugire neza itorero ryawe Mana, kandi ukomeze kurishyigikira. Tubisabye twizeye kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen.